Eyo nakwereka ko ntari imbwa. Ariko umuntu ugitinya papa we n'iki kindi yanyereka koko. Ase mutinyamo iki kahubwo ari ukumwuba. Si ibyo bavuga se. Ubundi sitinya umuntu uva amaraso nkawe gute. Ngaho mbabara umbwire ko ugiye kumubwiza ukuri noneho niba uri umuntu w'umugabo. Jewe ndi umugabo bro. Umugabo utagira umujinya asabaho. Bro, nkwereka ko ngira umujinya w'ubwo murandura nzusa. Uri igicucu. Uramubwiye uri kuzakaza jewe. Ibintu ari kunyibwira. Nuko nkoze mwibasi ngo kuri plastique. Iyo ngo kukirawe mba nkijanjaguye. Barakujinya hitaho nitanga ibyo muri papa wabigo. Bisima warorowe ntabwo wigeze urerwa. Ko basha. Byo ni bikinu mvisho byo gutahaza. Ni igikombe cyawe kikubise. Yego ariko mana yanjye. Cyuzi ko isi yaguye. Nzajya byajya ngo sinzi impamvu isakuje cyane. Jesus Christ. Ariko Nyaxo, ushaka kumenera ibyombo. Indese. Urumva koko nabitinyuka papa?